muri ab'ingenzi cyane mwese abateze amatwi Rugigana Kiyonga official. Imana igikomeza kubongerera kandi ihaze ukwifuza kw'imitima yanyu mwese, nanjye ndimo. Umugani w'ibyifuzo bitatu. Umugabo n'umugore b'abakene bari batuye iruhande rw'ishyamba. Umunsi umwe ku kagoroba itumba rica ibintu, batangira kuganira bavuga iby'abaturanyi babo bifataga nabi kandi bafite ibintu bitagira ingano. Umugore aza kuvuga ati, uwankiza sinamera nk'abariya. Umugabo ati, ntishyano kubona bene ba bantu bakoraga ibitangaza batakibaho, ubu simba nisabiye icyo nifuza. Mu gihe bakivuga ibyo, babona umugore utagira uko asa atungutse iruhande rwabo, arabasuhuza arababwira ati, numvise ibyo mwavugaga, none mumbwire ibyo mwifuza, ariko ntimurenze bitatu, kuko nimubirenza ntimubona na kimwe. Amaze kubabwira atyo, bayoberwa aho ari igiti, batangira kuvuga ibyo bakwiye gusaba. Erega ntibyari byoroshye kubona ibintu bitatu gusa ako kanya, n'ubukene bari bafite. Umugore rero araterura ati, sigiye uhitamo, ariko iyaba nari mfite uburenganzira, hari ibintu bitatu nasaba kandi bifite akamaro koko. Ntacyo mbona cyandutira kuba mwiza, nkaba umukungu kandi nkakiranwa icyubahiro mu birori no mu materaniro y'abakungu. Umugabo aramusubiza ati, ibyo byose ntacyo bimaze, kuko umuntu ubifite atabura kurwara cyangwa gupfa akiri muto. Ikiruta ni ukugira ubuzima bwiza, imbaraga no kuramba. Umugore nawe ati, ese kuramba byamarira iki umuntu ari mu butindi? Ahubwo byatuma aba umunyabyago igihe kirekire. Aho uzi kubura icyo urya no guhora mu maganya. Iyaba wa mugore yaduhaye uburenganzira bwo gushakira ibintu birenze bitatu, kuko mbona dukeneye byinshi. Umugabo aramubwira ati, ibyo ni koko, ariko reka twoye guta igihe, dutekereze neza, ejo tuzaze twabonye ibyifuzo bitatu bidufitiye akamaro koko. Reka tube twiyotera, dore n'imbeho yaciye ibintu. Ubwo abivuga yenyegeza umuriro wari umaze gucika, nuko arivugisha ati, mbega umuriro mwiza, wampa inyama ngo nyotse kuri aya makara. Akibivuga atyo, abona intongo y'inyama iraguye. Icyo kibaye icyifuzo cya mbere. Cyore. Umugabo abonye iyo nyama, umujinya uramwica, abura aho akwirwa, atangira gutonganya umugore we ati, mbega umugore w'igisambo, uko ni ugukunda inyama gusa? Ko duturiye ishyamba, inyama nazo ni ikibuze? Ukuntu wifuje nabi, icyampa ngo iyo ntongo igufate ku zuru. Umugabo atarangiza kuvuga atyo, babona inyama imase ku zuru ry'umugore. Ay madame, ikira. Umugore ararira, agerageza kuyikuraho, ariko bibi by'ubusa. Umugabo abibonye aribwira ati, noneho nanjye murushije ubucucu pe. Rwose ni nka cyaki gabo cyo cyari hakurya gikubita umugore. Mugenzi wanjye, ntundenganye, nkurahiye nkomeje ko ntigeze ntekereza kukwifuriza nabi. Nari ndakaye cyane, mbivuga ntazi icyo mvuga. Reka noneho twifuza ubukungu, maze nzakugurira akantu kabengerana uzashyira ku zuru. Yabaye bizurusha. Indi yisave yaje ihinda bakagira ngo ni inkuba zese. Nzakugura akantu kabengerana uzashyira ku zuru kajye gahisha iyo nyama. Umugore ati, mbese ubu nakwihanganira guhorana iri shyano? Icyamba gusa
nkabona iyi nyama inyomotseho. Akivuga atyo abona ya ntongo iguye hasi, ibyifuzo biba bibaye bitatu. Ariko mwoka byara bifuza nabi we. Umugabo abwira umugore ati, iri ni isomo koko, ntidukwiye kugondoza Imana iyo yaturemye, niyo izi ibidukwiye. Birira ya nyama kuko mu byifuzo bitatu ariyo bari basigaranye. Bifuza nabi we. Mugira amahoro mwese abateze amatwi y'Igigana Kiyonga Official. Imana igikomeza kubaha umugisha muri byose.